Haleluya, ndagushimiraho cyane uje kuri Manuka TV show. Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi nizere yuko umeze neza. Ndagira ngo mbasomere icyanditswe cy'uyu munsi, icyanditswe cyiza cyane Imana yo mu ijuru ishaka kugeza ku bantu bayo, ishaka kugeza haba ku bakiranutsi, ishaka kugeza haba ku banyabyaha, ishaka kugeza ku muntu wese ubashije kugura internet, ubashije kugura imbizi agakurikira iki kiganiro kuri Manuka TV show. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Hari igitabo kiri mu isezerano rishya cyitwa Abaroma, ibice 6 umurongo wacyo wa mbere. Nicyo cyane nshaka kubasomera. Bibiliya itubwira ko atari byiza gukora ibyaha ngo nuko Imana izatubabarira. Bibiliya itubwira ko atari byiza umukiranutsi gukora ibyaha ngo nuko yizeye ko Imana izamubabarira. Ntabwo ubuntu buduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Uwo ni umutwe w'amagambo nshaka ko dusoma. Mu by'ukuri niba ufashe Bibiliya yawe hano mu ntoki unkurikiye kuri Manuka TV show, ndagushimira cyane. Imana mu ijuru umugisha kandi isubize ibyifuzo byawe. Hari ijambo rivuga ko ubuntu bw'Imana ntabwo buduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Oya, niba usanzwe ukora ibyaha wizeye kuza kwihana, oya, ibyo ngibyo bireke. Niba warumvise ijambo ry'Imana ariko ubuze ikintu kireke, wigikora ngo nuko uri buze gusaba imbabazi. Hari abantu benshi njya numva ngo yewe ngo ndamubeshye ngo Imana imbabarire. Imana imbabarire ariko ngiye kumubeshya nakundi. Oya, nakundi kubera iki? Ugomba kubaha Imana mu buryo bumaramaje. Ugomba kubaha Imana. Imana ntabwo ari nk'umwana w'umuntu. Imana ntabwo ari umwana w'umuntu uvuga ngo reka mbikore nonaha ngwe kuko ejo bundi ntabyo nakoze, reka uyu munsi mbireke kubera ko ejo sinabikoze. Oya, Imana yo mu ijuru ni nyembabazi ariko irahambaye. Ntabwo ugomba kwigeranya n'umwana w'umuntu. Ntabwo ari Imana ikinishwa. Ntabwo ari Imana y'ibigirwamana. Ntabwo ari Imana y'ibishushanyo. Ni Imana nyamana, umuremyi wa byose, nyir'ubushobozi, nyir'ububasha, Imana itananirwa yo mu ijuru. Imana yakunze cyane abari mu isi ikohereza umwana wawe w'ikinege. Ni ukuri nonaha niba ufashe umwanya wawe ukaniza amatwi, niba ufashe umwanya wawe ugakurikira Manuka TV show, ndagira ngo usabire umugisha ku Mana yo mu ijuru. Reka tubane dusenge kugira ngo dusome iki cyanditswe cyo mu Baroma ibice 6 umurongo wa mbere. Data wo mu ijuru, ndagushimiye, ngushubije icyubahiro. Wowe waremye isi n'ijuru, wowe waremye isi n'inyanja, ukarema ibyuzuye iyi si, ukarema ijuru, ukarema buri muntu wese urimo kutwumva. Ndagusabira umugisha kuri aba bantu bose barimo kutwumva. Ndasabira umugisha kuri aba bantu bose baneze amatwi. Mana yo mu ijuru, waravuze ngo dusabire abantu umugisha kandi tubaheshe umugisha mu izina rya Yesu. Ndahesha umugisha abantu bose bemeye gukurikira Manuka TV show, bemeye gukurikira iri jambo rivuga ngo ubuntu ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Reka bari umanuka uvuge, reka bari umanuka ugire icyo ukora ku ijambo ryawe, kandi abakumvise bose, abagiye kumvira ijambo mpaka rirangiye, Mana ntibasigare nk'uko bari ahubwo bakomeze bakubahe kugeza ku nzira nziza izatugeza mu bwami bwawe. Ndagushimira ko rero kubera ko duhaye umwanya twaba tugihumeka umwuka w'abazima kandi twaba tugiye kubana muri kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Amina. Yes, murakoze cyane. Rero ubuntu ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Iki ni icyanditswe kiri mu Baroma ibice 6 umurongo wa mbere. Tugiye kubasomera, ariko nawe niba ufite Bibiliya yirambura ujye mu isezerano rishya ushaka ahantu handitse Abaroma ibice 6 umurongo wa mbere. Umurongo wa mbere haravuga ngo, hariho nyine umutwe w'amagambo uvuga ngo ubuntu ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Mbere yuko nsoma uyu murongo, mbere yuko nsoma iki cyanditswe, ndagira ngo mbanze mbabwire igisa nka introduction, mbabwire igisa nkaho ari ikibanziriza iri jambo. Ni ukuri niba usanzwe ukora ibyaha ubizi ko ari ibyaha, ariko ukibwira ko nyine Imana iri bukubabarire, nubwo ari nyembabazi, nubwo ari nyibuntu, ntabwo ibyo ngibyo biduha uburenganzira bwo gukomeza gukora ibyaha. Ni ukuri mubyihane kandi mujye mwumva ijambo munaryubahe, mujye mwumva ijambo musaba imbabazi, ariko nimwongere gusubira gukora icyo mwumvishe ko ari icyaha. Ntabwo kuba Imana ibabarira, ntabwo kuba Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi, ntabwo kuba Imana igira ubuntu, ntabwo biduha uburenganzira bwo gukomeza gukora ibyaha. Niba ukoze ibyaha utari ukizi, nyine nabyo warize, ariko aho ubimenyeye ihane kandi umaramaze, wikongera kwivuruguta mu byaha. Hari icyanditswe kivuga ngo iyo umukiranutsi yakoraga ibyaha yarangiza akabireka, ibyo nta kibazo, biba ari byiza imbere y'Imana. Ariko iyo abisubiyeho, ukongera gukora cya cyaha wari warakoze, uba ubaye nk'aho ari imbwa isubiye ku birutsi byayo. Uzi imbwa iraruka nyine ikasohora ibyo yari yariye. Iyo bisubiyeho
imbere y'Imana, iyo mbwa iba ibaye nk'umuntu wari ku byaha akabireka ariko akongera akabisubiraho. Birababaje kuba wari warajyaga wiba ubizi ko ari icyaha, ukihana ukatura ugapfukama imbere y'abapasiteri, ugapfukama imbere y'Imana mwihereranye, ariko nyuma y'ukwezi, nyuma y'amezi abiri, nyuma y'umwaka ukazongera gusubira kuri icyo cyaha. Mu mutima wawe ubizi neza ko icyo cyaha wari warakihaniye, icyo cyaha Imana itagikunda. Ni ukuri ubaye nka yambwa isubira ku mwanda wayo, ubaye nka yambwa isohoye ibintu bibi bizi ko ari bibi ariko yarangiza ikongera ikabirya. Ni ukuri ntimukabe gutyo imbere y'Imana. Rero ahangaha ndagira ngo tugendane neza. Niwumva icyaha ari icyaha, kireke. Wakireka ufite imyaka 10, ntabwo bivuze ngo nyuma y'imyaka 15 kubera utabiherutse ngo uzongera ubikore. Oya, imbere y'Imana kirazira, imbere y'Imana ni icyaha. Fata rero tugendane mu Baroma ibice 6 umurongo wa mbere. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo ubuntu nibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Ubuntu bw'Imana nubwo batashyizeho bw'Imana, ubuntu bw'Imana nibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Umurongo wa mbere, nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Ubu ni umurongo wa mbere. Nuko tuvuga iki? Tugumye dukora ibyaha ngo ubuntu busage? Bakristo bakiranutsi, bantu mushaka ubwami bw'ijuru, bantu mwahisemo gukurikira Imana, bantu mwanzi by'isi mukabitesha agaciro kubwo gutunga Yesu Kristo, tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Ese nidukomeza tugakora ibyaha, Imana nibwo izarekura impuhwe zayo? Nidukomeza tukivuguta mu byaha, nibwo Imana izakomeza kutubabarira? Nidukomeza tugasubira mu byo twakoraga ariko bibi, nibwo Imana izakomeza kutubabarira? Nidukomeza tukicana, tukarogana, tukabeshyanya, tukagira amashyari, tukifuza, nibwo Imana izatubabarira? Tuvuga iki koko? Dukomeze gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Niko ijambo ry'Imana rivuga ku murongo wa mbere. Nawe ubyibaze, niba ukoresha Bibiliya y'uruhe rurimi, ariko niko umurongo uvuga. Mureke twihane, mureke turekera gukora ibyaha, mureke niba icyaha ari icyaha ubizi ko ari kibi, kireke. Niba kwari ukubeshya, byihorere. None se urashaka gukomeza kubyivurugutamo ngo ubuntu busage? Umurongo wa kabiri, nibikabeho. Na Bibiliya irabihakanye. Nibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Niko birivuga ku murongo wa kabiri. Bibiliya irabihakanye ati nibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Muri make ni ukuri twara amaboko tubaye turi mu byaha. Nta cyaha wakora ngo urame, nta cyaha wakora ngo ukikongera imyaka, nta cyaha wakora, bwaba ari uburiganya, bwaba ari ubujura, bwaba ari ubuyayi, bwaba ari amashyengo, bwaba ari akarimi kabeshya, byaba ari uburyarya, ntabwo buramba. Igihe kiragira n'ubundi ukihana, igihe kiragira ukabona warakoraga ubusa. Ikintu umuntu agukoreye ukabona ni kibi, nawe ntukagikora mugenzi wawe. Nibikabeho rwose. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Nuko ese tugakora ibyaha tugakomeza tukarama? Ni ikihe cyaha umuntu yakora akarama? Ni ikihe cyaha umuntu yakora akabaho imyaka myinshi? Ni ikihe cyaha umuntu yakora Imana ikamunezererwa? Ntacyo. Nibikabeho mu izina rya Yesu. Nta cyaha umuntu yakora ngo imbere y'Imana agaragare nk'umuntu ufite agaciro. Oya. Nibikabeho rwose. Twakomeza kuramira muri ibyo dute? Ni ikihe cyaha wakora ukarama? Uriba bagufunge, uriba imivumo ikomeza ari imivumo, urabeshya umuntu akurakarire, urabeshya umuntu ajye mu byago, ushaka kubeshya ikintu kitari cyiza uriya muntu ukamubabaza, ushaka kubeshya ugamije inyungu yawe y'ako kanya, ariko ntabwo aba ari byiza. Nk'uko nawe umuntu akubeshya ukamurakarira, ugomba kwihana kubeshya. Umurongo wa gatatu haravuga ngo nimuzi yuko twebwe ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Nimuzi yuko twebwe ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Icyo ngicyo mwari mukizi bakristo, mwari mukizi barokore, mwari mukizi buri muntu wese ugomba gukurikira Imana, umuntu wese ushaka ubwami bw'ijuru, umuntu wese ushaka ijuru, umuntu wese ushaka kunezeza Imana, umuntu wese ushaka kuba intungane, umuntu wese ushaka kuba umukiranutsi. Yibaza uyu murongo wa gatatu, nimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Ntabyo muzi koko? Niba mutari mubizi mubimenye. Twebwe ababatijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe, mubimenye bakristo, mubimenye. Haleluya. Ndagira mbabwire ko nonaha Imana ishobora kukumvira nuramuka wibajije ibibazo, ukicuza, umutima ukawucisha bugufi, Imana iraza kubabarira. Umurongo wa 4 haravuga ngo nuko rero
kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, abe ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Murabumva neza uwo murongo wa 4? Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe na nyine Bibiliya iratwemeza, irimo kwemeza. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe na Yesu mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, abe ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Ndagira ngo mbabwire ko niba Yesu yarapfuye kandi ukaba umwizera, wapfanye nawe. Kuba rero kuba warapfanye nawe mu rupfu rwe, bisobanuye ko ukuntu yazuwe afite ubwiza bwa Data wa twese, natwe tugendera mu bugingo bushya. Niba yarazutse afite ubwiza bwa Data wa twese, natwe ndagira ngo niba wizera Imana umenye kuri kurimo kugendera mu bugingo bushya, wikifuruguta mu byaha, uri mu bugingo bushya, uri hafi kubaho iteka ryose. Haleluya. Ndagira mu murongo wa 5 nkubasomere, wo uravuga ngo ubwo twateranijwe nawe gusangira urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteranijwe nawe gusangira kuzuka nk'ukwe. Umurongo wa 6, kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Haleluya. Ariho ukurikiye Manuka TV show. Ndagushimira cyane kuba watanze umwanya wawe kumvira ijambo. Ndagushimira kuba watanze umwanya wawe kugira ngo iki kiganiro gisoze. Hari byinshi wakaba wijyamo ku mbuga nkoranyambaga, hari byinshi wakaba wijyamo ku zindi mbuga nkoranyambaga zitari YouTube channel, hari izindi mbuga nkoranyambaga wakagiyemo ukaba wisekera, ukaba urimo kumva ibyirari ry'umubiri, ariko kuba waje kuri Manuka TV show, ni ukuri ndagushimira. Imana iguhe umugisha kandi mbisubiyemo. Imana ihereze ibyifuzo byawe umugisha, ibyuzuze, udakomeza kugira intimba, kubera ko waje ku ijambo ribohora, waje ku ijambo rigusubizamo imbaraga. Ntiwiyite umunyabyaha mu gihe ubivuyemo, ntiwiyite umuntu ugaragara nabi imbere y'Imana mu gihe wihannye. Umurongo wa 6 turatubwira ngo kandi tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe. Muri make ntabwo tugifite umuntu wacu wa kera, tukimenye yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Umurongo wa 7, kuko uwapfuye abatsindishirijwe ibyaha. Haleluya. Uwapfuye abatsindishirijwe ibyaha. Ariko niba twarapfanye na Kristo, twizera yuko tuzabana nawe. Murabyumva? Niba twarapfanye na Yesu Kristo, twizera yuko tuzabanaho nawe. Mugomba kubyizera yuko Yesu yabapfiriye kubw'ibyaha byanyu. So ntabwo ari byiza kubyivurugutamo. Yesu yarabipfiriye, ibyaha mwibiha agaciro, kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urubanza, rukaba rutakimufiteho urutabi. Urwo rupfu yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko ubwo ariho kubw'Imana. Haleluya. Umurongo wa 10 mu Baroma 6:10, ati urwo rupfu yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha. Nta kindi cyatumye Yesu apfa, nta kindi cyatumye Yesu bamwikoreza iriya misaraba, nta kindi cyatumye Yesu bamushinyagura, nta kindi cyatumye Yesu bamuha inzoga y'indurwe ngo ayirozeho ari ku musaraba, nta kindi cyatumye Yesu ava amaraso, nta kindi cyatumye Yesu yiriza ubusa agasenga akagera hava ibyuya bivanze n'amaraso. Ni ukubera ibyo byaha byawe, ni ukubera ibyo byaha byacu. Mba Kristo, ni ukuri mureke twihane bagenzi banjye, mureke tuve mu byaha. Nta kindi cyatumye Yesu ababazwa, nta kindi cyatumye Yesu avuga ngo Data iki gikombe niba bishoboka ukindenze. Yarebaga ibyaha ukuntu biremereye, yarebaga kwikorera ibyaha by'umwana w'umuntu. Ariko rero mureke kubyivurugutamo, mureke ibyaha. Umurongo wa 10 haravuga ngo urwo rupfu yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko ubwo ariho kubw'Imana. Nta kindi gituma Yesu ariho kubw'Imana. Aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana muri Yesu Kristo. Noneho nimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire iby'irarikira. Umurongo wa 12. Haleluya. Ndabashimira cyane, ni ukuri kuba mwemeye kuntega amatwi. Ndabashimira cyane kubwo iri jambo riryoshye. Mu Kristo, fata iki kiganiro gisunikira abandi baze bacyumve. Fata iki kiganiro ujye kuri WhatsApp nonaha. Fata iki kiganiro mumbabarire, fata iki kiganiro ugisunikira mugenzi wawe, yumve.
umurongo wa 12 haratubwira ijambo ryiza bati tubone ko ni umurongo wa 11, ni umurongo wa hano umurongo wa 12 ati noneho nimukimika ibyaha mu mibiri yanyu izapfa bagenzi, muzabaho imyaka ingahe ituma mwimika ibyaha mu mibiri yanyu? Ese muzabaho imyaka 200? Ese muzabaho imyaka 150? Niyo yaba 100, niyo yaba 300, ariko izashira upfe. Nimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, nimukabyimike n'ukuri pe, iyo mibiri yanyu izapfa nimukimike ibyaha, ahubwo icyo mugomba gukora ni ugukiranuka. Urumva, nimukimika ibyaha mu mibiri yanyu izapfa ngo mwumvire ibyo iharikira. Bakristo, imibiri yacu irarikira ibintu byinshi. Imibiri yacu ntabwo igihaga. Umubiri wagusaza, umubiri wagushuka, umubiri wagutwara mu byo ubwo ushaka. Umuntu ashaka kunyuraho afite ikintu kakifuza, umuntu ashaka kunyuraho afite ikintu kamugira ishyari. Abantu baricana, abantu turiko tubira mu makuru, abantu barapfa amafaranga atajyana no ku bintu bingahe bagatemana, abantu baricana, bararugana kubwo kanaka yagize icyo ageraho. Ibyo bintu nimukabyimika mibiri yanyu izapfa. Uraruga mugenzi wawe n'ubundi nawe n'ejo bundi ugapfa, n'ubundi umusunitse hakiri kare nawe uramusangayo. Ubuse wowe uramuroze, uramwishe, umugiriye ishyari, biramara kangahe wowe kubyo ushaka kugeraho? Biramara kangahe? Umurongo wa 12, noneho nimukimika ibyaha mu mibiri yanyu izapfa ngo muyumvire, kuko imibiri ibyirarikira ni byinshi. Umurongo wa 13 atubwira ngo kandi nimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abakuze, mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Haleluya! Imibiri yanyu Imana ikeneye imibiri yanyu kugira ngo ibe intwari. Niba ufite umubiri reka ube intwari, reka ube intwaro, reka umubiri wawe urutwaro. Reka niba ufite umubiri mwiza ujyana mu bishuko, ujyana mu bisindisho, ujyana mu byaha birarakaza Imana. Imbere yayo ntacyo uburi nka yambwe isubiye ku birutsi. Ahubwo nimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba imbata zo gukiranirwa. Izo ngingo zanyu muzirinde, izo ngingo zanyu zibatwara mu byaha. Ukuboko kwawe kugushuka, uwo munwa wawe ugushuka ukabeshya, umunwa wawe ugushuka ugatukana, ukuboko kwawe kugushuka ugafata ibitari ibyawe ukica umuntu. Ayo maguru ajya mu bintu bidafite umumaro. Izo ni ingingo zanyu, nimuzihe ibyaha ngo zibe intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Haleluya! Uyu ni umurongo wa 13 tugarukiyeho. Mu gice gitaha ku murongo wa 14 niwo tuzaza duheraho. Dusomye Abaroma ibice 6 umurongo wa 10, umurongo wa mbere kugeza ku wa 13. Igihe nari mfite kirarangiye, ariko ndabashimira cyane. Nari mfite iminota 20, ariko ndabashimira cyane mu by'ukuri. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kuba mwaneza amatwi, nubwo tudatinze ngo tubisobanure neza, nubwo tudatinze kubera amasaha tutasomaga neza ibyanditswe wenda nk'ukuntu mwabyumvaga neza, ariko ndabashimira cyane. Mukande subscribe, muhane ibi biganiro kugira ngo ubutaha nidushyiraho ikiganiro cya kabiri kitazabacika. Ubutaha tuzatureba ku Baroma n'ubundi bice 6 umurongo wa 14. Dukomeze dusoze uyu murongo. Ni umurongo uryoshye kandi ushobora kugusubizamo imbaraga. Ni umurongo utazasiga nk'uko wari umeze, ntabwo uzagusiga nk'uko wari usanzwe, uzaguhindura. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndabashimiye cyane. Amasaha yadufashe, ntabwo dufite igihe cyo kwakira amatelefoni y'abantu, ariko ni ukuri kuri episode ya kabiri iyi ni channel cyacu tuzatungira ijambo ry'Imana. Kanda subscribe, ukande like, ukande comment, uduhe igitekerezo, uduhe icyarizwa cyafasha abantu twazasoma, uduhe niba ufite ubuhamya wahereza abantu, bitubwire. Mu minsi imbere turaza gushyira nimero ya telefone. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi ndabifuriza amahoro y'Imana. Ariko mwibuke rya jambo riri hejuru ku mutwe w'iyicano kuri Manuka TV show. Hariho umutwe uvuga ngo ariko nimugapfe kumva iry'iryo jambo mwishuka, mujye muryumvira. Ati nimugapfe kumva iby'iryo jambo mwishuka, mujye muryumvira. Ni ukuri ndabifuriza kuzabona ubwami bw'ijuru. Reka tuzahure ku murongo wa 14 dukomeza tumanuka. Ndabifuriza kuzaba muhari mwese, mukande subscribe kandi ibyiza biri imbere. Ni ukuri ufashe umwanya iminota ingahe wari ufite, MBs wari ufiteho, data wari ufiteho, internet wishyuye, ugafata umwanya kuva iki cyanditswe aho uri hose. Imana akamaboko mbaze ngusabe umugisha.
Data yo mu ijuru, ndagushimira kuba wabanye natwe muri iri jambo ryawe dusomye ijambo riri muri Bibiliya yera, ijambo ryawe Mwami waremye isi n'ijuru, nyakubahwa uhoraho, nyir'ububasha, nyir'imbabazi, nyir'ububasha waremye isi n'ijuru, ukaduha umwana wawe w'ikinege kugira ngo adupfire. Turagusaba imbabazi aho duhagaze hano, turagusaba imbabazi aho twicaye hano, turagusaba imbabazi twaba tugenda hano mu mamodoka. Mana yanjye, ndagushimira kuba aba bantu bawe bamaye umwanya, ndagushimira ko abantu bawe bumvishe ijambo ryawe, ntabwo bahaye umwanya njyewe, bahaye umwanya wowe. Bahereza umugisha buri wese ufashe umwanya wo ku minota 20 akumvira ijambo ryawe, reka areke gusigara nk'uko yari ameze. Ikibazo cyose yari afite mu izina rya Yesu reka kigabanuke, ikibazo cyose yari afite mu izina rya Yesu. Reka tuzaye gusoza iki kiganiro, reka tuzaye gusoza ukwezi umuntu wese atari nk'uko yari ari mu izina rya Yesu. Ndagushimira cyane Mana, umuntu wese wakanzemo agakina iki kiganiro, muhereza umugisha mwinshi utagabanije, muhereza umugisha ku rubyaro rwe mu izina rya Yesu. Ndasabira umugisha ku bana be, ndasabira umugisha ku byananiranye, bibohoke mu izina rya Yesu. Wowe rero ndagushimira cyane, ukomeze ugira ubwami bw'Imana, ukomeze ugire umugisha mwinshi, kandi tuzahure kuri episode ya